ibyo byabaye kuri Hezekiya. Yego. Hezekiya kuko yubahaga Imana imutumaho Yesaya. Aramubwira ngo raga kuko ugiye gutanga. Kuko umwami ntapfa aratanga. Hanyuma Hezekiya yarakoze ku buhanuzi, Imana igumugisha, aramublessinga arataha. Ariko Hezekiya yerekera ivure. Abwira Imana ngo nubwo ugiye kuntwara ndabyemera kuko ndakuzi. Niba wabyanzuye kuntwara ntabwo naburana nawe, ariko nibura ibuka ko najyaga ngendera mu bitunganye by'ukuri. Yego. Hari igihe uba wari bupfe kubera ukuntu wakoreye Imana ukayiha ingingo zituma itagutwara. Rinya singira homba. Noneho mu kubwiriza k'umuhanuzi ubabaye unashonje cyane cyangwa se wenda wahaze cyane warenzwe ariko akaba afite imibabaro, akabona mwisi nta kimunejeje, aba yumva abantu bapfa bagashira. Nta kinejeje mwisi. Nta kindi azahanura nyine ni. Okay, urugero. Sinzi niba ariko reka n'urugero. Umusirikare wirukanwe mu gihugu cye cyangwa se wanzwe n'igihugu cye. Aba yumva bamuhaye imbunda yarasa abantu bose. Yego. Umuhanuzi rero nawe ni umusirikare. Iyo rero ari mu nkoni z'Imana cyangwa se Imana iri kumucura ngo azakoreshwa ibitangaza, we ntabwo amenya igihe ahagazemo. Ahubwo umujinya we afite w'ubuzima awumarira ku bantu abwira ubutumwa yahawe. Akaba ari n'umuhanuzi w'ukuri, ariko kubera ko atarezwe ngo yigishwe uko ahanura, yigishwe. Ubwo nimvuga uko ahanura si ibyo Imana imubwiye ngo ngembe imure, ahubwo ni ukumubwira wakitwara gutya. Ni ukuvuga ngo rero icyo kintu nicyo mbenya ari na hano ngihishuye kuva nabaho. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho mudukurikiye muri, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni imfura, n'umwe mu bahanuzi bagihagaze neza, kandi nkunda nishimira ngira umugisha wo guhura nawe kugira ngo uyu munsi nawe azashyireho itafari rye. Reka musabe kugira ngo abasuhuze. Murakoze cyane, Imana umugisha, turanezerewe ko twakira kuri uru rubuga rwanyu. Yego. Niby'umugisha, muvuze ko mudukunda, natwe twabakurikiranaga, ariko ntekereza ko ari ubwa mbere tugiye kunyuraho hano. N'ubwa kabiri. N'ubwa kabiri. Hari ikindi gihe wari uri gukora nanjye ntera. Yego, ngo sinabimenye. Ariko kandi n'ibyishimo ntabwo ari ukurenzaho. Njya mbona ibiganiro mukora by'iyobokamana bifasha abantu, bifasha imitima yabera. Nkabona ko muri mwivuga butumwa rikomeye, kandi nimutagwisari muzasarura. Amen. Uravuze uti rero uyu mukozi w'Imana ndamwishimira, nanjye ndakwishimira nshuti y'umusaraba. Ni nayo nshingano Yesu yadusigiye yo gukundana, ngo mukundane nanjye nkuko nabakunze. Rero Imana ibaha umugisha, ndabasuhuje abagukurikirana bose. Amen. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo ubibwire n'amazina yawe nurangiza usenge Imana unitangire. Jewe nitwa Evode Nzayituriki, ndi umwapotre, nkaba umuhanuzi w'Uwiteka iyo Imana intijeho ku maso yayo, uko mvuga ko ari intizanyo, kuko Imana igukoresheje ibigukoresheje ibitangaza, ntabwo ari wowe ubyikoresha. Yego. Ariko kandi duciye bugufi, abantu ntibakangwe n'ibyo Imana yaduhaye, ahubwo bishimire kuganira natwe nka bene data dusangiye kwizera. Nishimira kuba umukristo, ndi umugabo wubatse, mfite abana ariko ntawe ubara abana mu Kinyarwanda. Hanyuma kuko nyine mfite benshi mu mwuka no mu mubiri. Yesu yampaye umugisha nkiri mutoya, kuko ndi Samweli uri kwisanduku y'Uwiteka. Ndumva nidodoye mugani w'Abarundi. Uridondoye. Yego, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Mwami Yesu, ndagushimiye ko uduhaye umwanya wo kuganira n'abantu batuye isi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Tanga umugisha ku muntu wese uzadukurikirana, imbaraga z'umwuka wera w'Imana abarizo zisesekara muri iki kiganiro. Ibyo tuvuga ntabari ibyacu, ahubwo bibe ibya Kristo wapfuye akazuka. Uhumuriza imitima yabera,
iguye umwuma kandi utanga ubuzima ku bidafite ubuzima. Ntyashye imbaraga z'umwijima n'ikintu cyose cyahagurukira kurwanya kumenya Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi warambwiye ngo cano nzicaraho yose izahita itumbagira. Ibyo narabibonye kuri cano zitandukanye. Mesheje umugisha uru rubuga narwo ruzamuke uhereye none aha nicaye aha mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Muheshejemo n'umugisha kandi. Yego, umugisha twatangiye kuwugabana ndetse nabera bose badukurikiye. Ahandi turi kuri Imana Irahari TV. Kandi uyu munsi turaza kubona Imana. Urabona Imana, nanjye ndabona Imana, twese uko dukurikiye umukozi w'Imana. Evode, nagize amatsiko maze kwitegereza ibintu bibera ku mbuga nkoranyambaga mu bitwa ko ari abahanuzi. Ejo bundi ndimo ndasoma ijambo ry'Imana ngira ahantu havuga ngo abantu bibana amagambo yanjye. Yego. Ndangije bintera kwibaza ngo ese abahanuzi b'iki gihe, abahanuzi turimo tuvuka buri munsi ku mbuga nkoranyambaga, umuntu akaza agahanura, hari abavuga ati runaka arapfuye bugacya agakira, kandi tukabona neza ko babihanuye gutyo kubera ko yararwaye. Bwacya Imana ikabamwaza agakira. Tukabona abandi bavuga bati intambara. Bwacya tukabona aho bakekaga iri guturuka igomba kwerekeza inaha, tukabona Imana irayikumira ndetse naho irarangiye. Ese iyo witegereje ukareba nkawe nk'umuhanuzi w'Imana, ujye ugerageza gusenga ukavugana n'Imana, ubona mu by'ukuri aba bahanuzi tubizera 100%? Yenda hari igihe twaba dufite intege nke tukaba dupinga ibyo bavuga bitewe nuko turi mu ntege nke, kuko umuhanuzi yemerwa nyine ari uko bisohoye. Mbikubajije kuko hari ibyo wahanuye bigasohora. Abahanuzi tubizere hari ibyo nanjye ndeba nk'umuhanuzi, reka mvuge mukuru niba ntaraba nishyize hejuru, kuko Imana niyo yangize mukuru. Yego. Ibyo mbishingira ku bwenge bw'Imana mba numva nahawe, ndiyo kandi naho bungejeje. Mu mboni yanjye nk'umuhanuzi rero ntabwo mbona ko dukwiriye kubizera 100%. Iyo tuvuze 100% nuko tuba tuvuze ngo ibintu byose bije tubyakire. Kandi mu kazi kose habamo abantu b'ibigoryi, reka mbivuge gutyo, inzego ntizindebe nabi, sindabantukanye, kuko umuntu hanuye ngo umuntu arapfuye akapresiza izina. Yego. Icyambere ubuhahamuye uwo muntu uri kuvuga. Icya kabiri ubuteje akaga abana yabyaye. Yego. Icya gatatu ubuteje akaga umugore we cyangwa umugabo we cyangwa se ababyeyi be, kuko uyu muntu uvuze ko azapfa afite family uyiteje impagarara. Amprise iyo bijyanye kuri kamera wamaze kwataka isi yose, igiye gutangira kubika umuntu ko azapfa kuko wamaze kubivuga mu izina ry'Imana. Urumva ko byafashe intera. Yego. Muri icyo gihe rero ntabwo ntekereza ko uyu muhanuzi niyo yaba yabihawe ari by'ukuri bikwiriye kuza kuri kamera. Hari ubuhanuzi buza kuri kamera kuko wabuze umuntu, cyangwa se wabwiwe umuntu ariko ushaka Imana ishaka kubwiriza ubutumwa inyuze kuri uwo muntu. Icyambere ni igihangange. Imana irashaka kumutwara ikamwisubiza ariko ikihesha icyubahiro. Sinzi niba turi kugendana n'abantu bakurikiye Imana Irahari TV banyumve cyane. Turakumva cyane. Uyu muntu rero niba mu rupfu rwe harabamo ivugabutumwa, Imana irabyemera kuri kamera ko biraza kuvugwaho, ariko ntabwo igutuma gupresiza izina. Niyo yari kubwiye. Yego. Si byiza kurivuga. Uvuga aho ashobora kubarizwa kugira ngo abari aho bose basenge babe maso. Urugero niba ari mu banyonzi ukavuga ati abanyonzi, ariko ubwo ndi guhugura kuko harimo umunyonzi, ari umunyonzi cyangwa se mu banyonzi musenge kuko hari impanuka Satani agiye kubaterereza. Ubwo uri bugira umugisha akabyumva ari umwe arabwira bagenzi be. Yego. Kuko wenda nge nk'umuhanuzi simfite umwanya wo kubazengurukamo ngo mbabuze akazi bakora ngo ngiye kubabwira ubuhanuzi Imana yantumye. Ndabivuga mu banyonzi mube maso, Satani yahagurutse kubamerera nabi. Nukugira ngo babanyonzi babe maso,
ariko nanjye mfite inshingano nanone yo gusengera wa munyonzi kugira ngo Imana imurokore. Ni ukuvuga ngo rero uyu muhanuzi uhanuye ngo Evode arapfuye, ari we jyewe, batagira ngo ni Evode w'umunyamategeko. Icyo gihe akwiriye kunsanga niba byavuye ku Mana, kambwira mwene data, niba mfite kwizera kwa Kristo ariko niba ntafite kwizera ntabwo yemerewe kubimbwira, kuko ntabwo ndaba nemera ko Imana ivuga. Niba afite kwizera kwa Kristo nawe akaba afite kwizera kwa Kristo uwo muhanuzi, turabiganira nk'abana b'Imana babarizwa mu gisata cy'iyobokamana, kuko tuzi iby'Imana ikora nk'abera b'Imana, tuzi ko Imana icyura umuntu yamuteguje, ntabwo ndabidisikasingaho, kubera ko arambwira ndiyeza cyangwa se ndanamubaza nakora iki mukozi w'Imana. Ibyo byabaye kuri Hezekiya. Hezekiya kuko yubahaga Imana imutumaho Yesaya, aramubwira ngo raga kuko ugiye gutanga, kuko umwami ntapfa aratanga. Hanyuma Hezekiya yarakoze ku buhanuzi, Imana iguha umugisha, aramublessinga arataha. Ariko Hezekiya yerekera ivure, abwira Imana ngo nubwo ugiye kuntwara ndabyemera kuko ndakuzi, niba wabyanzuye kuntwara ntabwo naburana nawe, ariko nibura ibuka ko najyaga ngendera mu bitunganye by'ukuri. Hari igihe uba wari bupfe kubera ukuntu wakoreye Imana ukayiha ingingo zituma itagutwara. Hezekiya rero ayitera ingingo ya mbere, ayibwira ukuntu yagendeye mu bitunganye by'ukuri akigera ku ngoma, kuko yagiyeho asimbuye umwami Ahabu, niko ntekereza. Noneho ibigirwamana byose byari mu nzu y'Imana Yezebeli yari yarazanye, Hezekiya arabimenagura, ibindi arabitwika arasohora. Imana yibuka ibyo bintu. Imana iramubwira, ihita ihindukiza Yesaya yari ataragira mu rugo, aravuga ngo vuba ihute, subirayo. Wewe watangaje urupfu, genda unatangaze gukira. Ugenda umubwire ko mwongereye indi myaka. Hanyuma Yesaya aragaruka aramubwira ati rero nini tayari nari nazomeninza, ariko noneho zomene ubwo ndi kuvugana n'abanyamwuka irahindutse. Ubu tuvugana Imana irabihinduye. Hezekiya atangira kuzamura icyubahiro cy'Imana, ati ndarokotse ngiye kongera ry'umuceri. Urumva ko n'abantu bazi imikorere y'Imana, bari kuvugana ku by'Imana, bazi n'ingingo bashobora gutera Imana umunsi yagennye ko bataha ntibatahe. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo ku bana b'Imana birashoboka ariko muri babiri. Ariko hano kuri kamera ntabwo ntekereza ko ari byiza. Ariko iyo umuntu yatumwe n'Imana bya nyabyo, imuha ubwenge bw'Imana bwo guhanura. Ni ukuvuga ngo hari uguhabwa message, hari no guhabwa ubwenge. Bwa bwenge bukakuyobora mu kuyitambutsa. Nimba ntibeshye ngero uko mbyumva. Oya niko bimeze, kuko ndenda no gushyiraho ikindi, kuko mbwiririsha Bibiliya. Ntabwo mvuga ibitekerezo byanjye, ngira ngo urumva ko n'umwuka w'Imana yaje hano turi. Urabona uyu muntu wundi wari ugiye gupfa aragiye, biraza kugaruka wenda, ariko icyo navugaga Natani yari umuhanuzi mwiza cyane mu gihe cya Dawidi. Urabona yari yarabaye mu ishyamba, ari umwana washiririye wanutse, nta mikino afite, uzana imikino agukatisha inkota, uzana imikino agutera mu rubavu agahita agutera njonogo. Nuko yari ameze we, nta bintu byinshi, kuko yari yararwanye n'amadubu, arwana n'imihobo yo mu ishyamba. Ibintu rero byo kuzana imicezo muri guverinoma ye ntago byari kuvamo. Yari umwami akaba n'umutambyi, byombi Imana yabikoranyirije muri we. Noneho Natani ahishurirwa ko Dawidi yasambanye. Aravuga ati noneho Imana icishije umutwe, ndapfuye, nahanuye byinshi, ndabwira Dawidi ko yasambanye ntema wa Mana we. Imana imuha ubwenge, kuko yabanje gusenga ngo ahabwe ubwenge bwo kugera imbere ya Dawidi. Iyo agenda avuga ngo ngo wabi akaboko kari guhita gacikaho ako kanya, bakiri muri office, yari kukagira gutya agakata, kandi Dawidi ntiyari guhana. Kubera ko uhanura ntabwo yahawe imyifato yo guhanura. Ubuhanuzi ubwabwo iyo buvuye ku Mana buba bufite imbaraga, ku buryo niyo wavuga ngo Imana iravuze ngo, abantu barumva, umuntu ahita atangira kuvuga ati iyo niyo pe. Urabona mu byumba bikibaho batarabica mu Rwanda, Imana yajyaga iganira natwe
ugasanga irimo iranavuga gake ati ndi kumwe namwe ikatubyinira ariko tukabona ko ari Imana ibyinnye ariko nta muntu wavuga ngo Imana igiye kubabyinira ngo ahagarare hano abyine ariko iyo yabaga ariyo ibyiniye mu muntu yego twamenyaga ko ariyo yego ubwo abantu mbibukije Pentecote ya kera haleluya Imana itabare hari igihe umuntu yigiraga gutya ari umwana mu gakiza ukabona arashaka kwandika amandiko ariko akabona ntago biraza waba utanereka ukabona ko nyine ari Imana iri gupfunduka ariko ntibiraza we yahatiriza rero akabishwara banga ariko wajya gusoma mu isi y'umwuka ukabona nta nyandiko y'Imana irimo kubera ko ntaramenya kwandika inyandiko y'Imana ubwo nagira ngo nibutse abantu kirokoreye cyacu tukigumeho hanyuma rero kuri icyo kibazo wambazaga Satani yaragiye abwira Dawidi ati mwami Nyagasani murakoze kunyakira ati mu gihugu kimwe hariho umukire umwami ahita atega amatwi urabizi ko abantu bakunda inkuru ati kagira inkuru rero nata ati uwo muntu rero yari umukire cyane atagize ibirori afata agatama k'umuturanyi we w'umutindi w'umukene w'umuhanya arakabaga akabagira abashyitsi ati none ati uwo muntu rero si nibyo gusa yanishe nyirako gatama Dawidi ati subiramo ati uwo muntu aba mu gihugu cyanjye se ati buretse wumve n'ibindi ati uwo muntu yashyizemo n'ubugome bwinshi cyane Dawidi tutararangiza kuvuga uwo muntu umbwira niba aba mu gihugu cyanjye Natani ati icyo nshaka kukubwira uwo muntu akwiriye iki umwami ararwikatira atakwiriye gupfa ahubwo ati Nyagasani rero uwo muntu ni wowe Dawidi atawi ari buhutse we yabanje kwikatira urwo gupfa yego none aramubwira ati ni wowe ni nkaho yakamubwira ati wakabaye upfa yego kuko we yagira ngo yivugire ko we yakabaye apfa kuko ubundi Imana yari yanzuye ko yakamwishe ikurikije aho yamukuye n'uburyo yayishebeje yego Dawidi rero abwira Natani ati nta bindi yamaze kuvuga yavuye ku ntebe yarambaraye hasi ati sabira Imana imbabazi uwo ni umuhanuzi ufite ubwenge bwa Kristo nawe ni umuhanuzi abantu benshi ntibakunda kubivuga n'abanyamadini ntibabivugaho kubera ko barwanya abahanuzi kubera ko byatangiye babacecekesha nyine ngo batavuga icyo Imana iri kuvuga ariko Yesu ni umuhanuzi ijana kurindi ari Yerusalemu yahanuye ibintu kimwe bibiri bitatu bine bitanu nagutondekanyiriza yari afite impano nako sinavuga ngo impano we ubwe ni igitangaza yego yitwa igitangaza niko Yesaya yavuze ngo azitwa igitangaza Imana ikomeye umujyanama wacu nuwa ngo rero abahanuzi baturuka kuri Yesu aragucura akaguha ubwenge bw'imivugire ahubwo reka mvuga iki abantu batari bazi kuko iyi topic irakomeye cyane yego no kuvuga ngo umuhanuzi uri guca mu mibabaro ahanura akurikije imibabaro ye nibwo uzabona umuntu kuri kamera ashobora kuza kubera ko yumva kubaho no kutabaho ntacyo bimaze agahita avuga ati murapfuye mwese murashize niho tubonera umuhanuzi ufite urugo rwasenyutse iteka ryose ahora ahanura isenyuka ry'ingo ku buryo n'ubukwe bwamaze kwandikwa cyangwa se bwamaze guca mu mategeko avuga ati ibyo bintu ntibizabaho no kuvuga ngo uyu muhanuzi uri guca mu mibabaro kuko ndakubwira ibyo nanyuzemo ngewe kuko ninkubwira natangiye mvuga nk'umuhanuzi nyine kuko gira ngo ntambara sata datarajya muri Uganda sinze yigeze kuvuga ati umuntu wahanuye mu gisata turamushyize mu gitabo cy'abahanuzi bakuru kandi barambemera nk'abashumba bambanjirije mu muhamagaro ntago biba bipfiye kuza kuri kandi nge nanimikwa nimitswe nk'umwapostolike ariko nanone kuri certificate hariho prophetique yego mfite impamyabumenyi cyangwa se certificate yo guhanura yego ubwo niyo nahamagazwa je niyo nakwerekana ko narabihamagariwe narabihuguriwe yego nize mu mashuri atandukanye yabyo no kuvuga ngo rero nkiba mu buvumo nditangaho urugero n'abantu nabwirizaga tujya tuganira nari umurakare ijisho ryarahiye mu kuvuga nakubwiraga ikintu nshaka kupfa nutacyumva kuko mfite umujinya singira homba noneho mu kubwiriza k'umuhanuzi ubabaye unashonje cyane cyangwa se wenda wahaze cyane warenzwe ariko akaba afite imibabaro akabona mu isi nta kimunejeje aba yumva abantu bapfa bagashira
kuko arumva nta kinejeje mu isi, nta kindi azahanura nyine ni okay. Urugero sinzi niba ariko reka n'urugero, umusirikare wirukanwe mu gihugu cye cyangwa se wanzwe n'igihugu cye, aba yumva bamuhaye imbunda yarasa abantu bose. Yego. Umuhanuzi rero nawe ni umusirikare. Iyo rero ari mu nkoni z'Imana cyangwa se Imana iri kumucura ngo azakoreshwa ibitangaza, we ntabwo amenya igihe ahagazemo, ahubwo umujinya we afite w'ubuzima awumarira ku bantu abwira ubutumwa yahawe. Akaba ari n'umuhanuzi w'ukuri, ariko kubera ko atarezwe ngo yigishwe uko ahanura, yigishwe ubwo nimvuga uko ahanura si ibyo Imana imubwiye ngo ngembe imure, ahubwo ni ukumubwira wakitwara gutya. Ni ukuvuga ngo rero icyo kintu nicyo mbenya ari na hano ngihishuye kuva nabaho. Ubundi bari nyine uratuza ukajya ureba ibintu biri aho nyine, cyuko gihe hari nk'umuhanuzi nasuhuje mbona ari kunsuhuzanya isesemi kandi ndashaka guseka isesemi neza kandi uwo ni umwe muri bandi bashaka icyubahiro nk'abagitaye kandi mfite ubugwaneza ndamusuje ngo komera cyane yirebera hirya iriya ati muvandimwe mwene data. Ikintu kizakwereka rero umuhanuzi uri guhanura ariko agahanura ibintu asa naho afitemo amarangamutima y'ibyo ari kunyuramo, nuko ahanurana umujinya. Hari ifuhe hari n'umujinya. Ifuhe rero ndaritandukanya n'umujinya abantu batabyitiranya. Umujinya ni igihe umuntu nta kintu cyiza ajya ahanura, niyo ahanuye ikibi ntatanga intsinzi y'icyo kibi. Umuhanuzi rero mukuru wuzuye ahanura ikibi ariko agatanga itsinzi y'icyo kibi. Ni ukuvuga ngo buri buhanuzi bugomba kuba bufite intsinzi. Mu yandi magambo nuko bigenda. Ubuhanuzi budafite intsinzi ntabwo ari byiza. Ibyo ushatse wabisengera ugaceceka, ariko kubera ko abantu bashaka icyubahiro no kumenyekana, hari nubwo ukora ikintu umuntu ukumva aravuze ngo abantu bari kunyigana, kandi ugasanga we amaze umwaka umwe kuri social media, wowe umaze imyaka 7 muri iki kibuga cya social media. None ukibaza uyu muntu bamwiganye bate, niki yahanuye kitahanuwe? No kuvuga ngo rero icyo ni aho niho abantu badatandukanya ngo bamenye eske uyu muhanuzi ari guhanura kubw'umujinya yatewe nibi. Urumva wankubise ikofi no guhanura ko murangiye, no guhanura ko amaguru avunitse kuko wambabaje. Yego, bishobora kuba kuko ndi umuhanuzi ariko nakoze ubugome. Ngiye nkoze ubugome kuko mpanuye fite umujinya. Ntago ari ifuwe n'umujinya. N'umujinya. Yego. No kuvuga ngo Eliya we yarafite ishyaka ry'Imana ariko yarafitemo n'akantu k'umujinya. Karimo kuko yaravuze ati ndabifunza atitaye ko ni wenda na nyina yaba ari muri Isiraheli. Ndabanyeganyeje mwese ndabaranye. Okay. Hanyuma iyi topic ni nziza kuko umarije ku kibazo kiryoshye cyane. Abantu benshi kuri izi mbuga ndabareba nta Mana ivuga buri munsi. Birashoboka ko yavuga, ariko ntabwo Imana igira akazi gakeya ku buryo yahora ivuga buri munsi ivugira mu muntu umwe. Buri munsi nzanye ibi murashize, buri munsi nzanye ibi muzapfa, buri munsi nzanye ibi intambara, buri munsi nzanye ibi umwaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 iyo ntambara ntabwo ukwiriye guceceka. Ese yenda tumere nk'ababiteye umugongo gatoya, tuze nkubaze ikindi kibazo ngira cy'amatsiko. Imana ishobora gutenga umuntu? Reka nkigeho nsoje kino neza kuko mbanze ngipfundikire cy'ubuhanuzi. No kuvuga ngo yego nta kibazo. Bigenda bite kugira ngo Imana itenge umuhanuzi? Yes. No kuvuga ngo uyu muhanuzi uhanurana umujinya we akwiriye kurerwa, ndabisubiramo. Ariko kuko atemera kurerwa ashobora kuzisanga mu rwobo, kuko hari ubwo turenganya isi n'abakorera isi n'abisi ngo baduteye amabuye, ariko kameme ari twe twayiteje. No kuvuga ngo umuhanuzi uwo ari we wese agomba kumenya igihe cyo guhanura n'igihe cyo guceceka. Hari igihe cyo guceceka Imana igakora, hari n'igihe cyo guhanura. Turi kugendana. No kuvuga ngo rero abantu ntago bakwiriye kwakira, kuko ubwo ngarutse kuri cya kibazo mbaza utese tubyakire byose. Ntabwo ari byose.
ibihanurwa byose bigenzuzwa ijambo ry'Imana. Hano hariho abantu bakeneye views. Yego. Jewe kuri channel Pastor Evode abantu wenda bayisure bari wawe ntekereza ko nta kibazo. Pastor Evode TV nukuvuga ngo nshobora kumara n'ukwezi ntatanga ubutumwa. Kubera iki ngewe ndindira iki Imana iri buvuge. Niba nta gihari ndabwiriza. Yego. Urabibonaho. Ariko ntangazwa no kubona umuntu mu gitondo abyukanye injerekani ngo Imana iramutumye agahonda. Ejo azanye umukubuzo ngo Imana iramutumye. Ejo azanye itorosho ngo Imana iramutumye. Ibyo bintu byose uko ari bitatu bisobanura ikintu kimwe. Yego. Itorosho irakoropa. Yego. Umweyo urakubura. Byose ni isuku rero. Siko bimeze? Kuvuga mu ijambo rimwe ngo Imana igiye gukora isuku biba bihagije. Ariko kubera ko akeneye views no kubeshya abantu no kumenyekana arabiproronja. Anabyestare ejo azana itafara rihungure. Abantu rero bakwiriye kumenya abantu bashaka views mu buhanuzi n'abantu bavuga Imana by'ukuri mu buhanuzi. Kubitandukanya biragoye ariko nanone umwuka w'Imana arasobanura. Nicyo nashaka kuvuga. Dore icyo muzabamenyeraho ni ku mbuto zabo. Ntabwo wambwira ngo umuntu yarayanywa vuvuzera ngo mu gitondo aje hano yabongotse reka tubivuge gutya. Kuko hari abantu njya mbona giye bari kuvuga ngo Imana iravuze kandi basinze. Mba mbireba bagiye buriya kuri kamera. Ukabona rwose inzoga zamutakaye bene ahanga ariko ngo ndagewe ngo nukuri ngo ndarahiye akisiri banga akabenga muri yagoje Imana ni nyemba bazi nukuri kw'Imana. Vuvuzera irimo iramukina mu bwonko ariko we ari kutwemeza uburyo cy'Imana yamubwiye ngo okay reka nemere ko binashoboka ko yatuma n'umusinzi n'umusazi yamutuma. Ariko nanone abantu bakwiriye kubyitondera kuko uwo muntu nuvugana nawe icyambere mu buryo buri spiritually hari uburyo araguha connection ye. Hanyuma rero navuga ngo abantu bagenzure imbuto zabera. Imbuto z'abahanuzi, imbuto z'abakozi b'Imana. Niba umuntu nkuraye musangira vuvuzera mu gitondo ukajya kuvuga ngo abakozi b'Imana biyi minsi ntabwo ari bose. Vuga ngo umukozi w'Imana witwa gutya na gutya mu mwitondere. Ndi kubabazwa n'abantu bashyira isura mbi ku bantu b'Imana kandi abukuri baracyahagaze. Pascal bagihagaze. Uravuga uti rero ese Imana itenga umuntu. Yes. Imana ikura umuntu ku ikarita y'abakozi. Ikamugira demobe mu mwuka. Unsubije neza cyane. None hari umuntu Imana yamaze gutenga, yamaze gukura ku ikarita y'abahanuzi. Ariko birumvikana ko nakomeza gupapareza, akomeza guhanura ibimurimo ntituzabibona nyine. N'imbuto ze tuzasanga ari zero kuko turabafite benshi dukora iperereza tugasanga nabasinzi barara mu kabari nabasambanyi ndetse rimwe na rimwe hakazagira Imana ikavuga ati uyu muntu amaze koreka imbaga ikamutera umutima wo gukora akantu gato gusa ko kugira ngo abantu bamenye kuwo muntu ko katari umukozi wayo. Uretse ko twebwe nk'abantu nyine tugeraho tukabyirengagiza turabyoroshya kakaza ikigambo kiremereye ukumva yakirekuye n'ikindi kigakurikiraho kiremereye ukumva yakirekuye ukabona mbese ibintu bye byose biranze. Ese ni gute umuhanuzi azahana akavuga ngo ngewe ndacyavugana n'Imana ariko kwiyubaka byaranze? Imana yenda abantu badukurikiye baraza kugira umvuze kwiyubaka mu buryo bw'imibereho mu mwuka ni mu mwuka ndetse kandi no mu mubiri kuko buriya hari ikintu Paulo yakunze kugarukaho cyane urugo. Yego. Uzi kuyobora neza abo mu rugo rwe no kuvuga ngo ntiwabwiriza isi yose kandi abantu babiri cyangwa batatu mu bana byaranze. Hariya ya nshuti yanjye yitwa Yongwe nta bantu yatenze. Yongwe ngo hari abantu yatenze. Buriya nubwo uriya mugabo bimwe na bimwe nyine yakunze ubutunzi cyane ariko no munyamwuka. No munyamwuka kuko hari ibyo yakoze nanjye mbona nabikora. Mu buryo bwo gutenga. Kandi nekereza ko hari n'abantu batigeze hari umwe wagize ubwenge witwa Claude. Yego. Ati mbabarira mwaka nturangire akanwa k'umutambyi kakimboshye. Ariko abandi babigize ibikino. Kandi buriya umwapotre iyo yahagaze akavuga ngo mvuze mu izina ry'Imana. Nyine ushobora kutabibona nonaha ariko ugasara icyo bita gwenge. Gusara gwenge urabizi? Ndabyumva. N'ugusara abantu babona ufite ubwenge ariko warasaze. Uri inyuma y'ikarita. Ugaragara nk'uriho kandi utariho. Kuko icyo tuzahambira mu isi
n'ijuru rizagihambira. Si ngombwa ngo wenda ngo umuntu aba avuga rigiye ijyana ahantu runaka, ariko icyo uhambiriye mu isi kirahambirika. Kugira ngo uboneke akanwa k'abatambyi katoroshye. Urabona iyo bagusezeranya, yego, mfata ikiganza cyawe n'icy'umukobwa, nkavuga ngo ngewe Apostle Zayiturikiyevo mu bubasha mpabwa n'itorero iri niri no mu bubasha mpabwa na Kristo, wowe ubaye umugore wa, nawe ubaye umugabo wa, nta muntu wongera kubatuza ubusambanyi. Ariko muramutse mubanye ibyo bitabaye, mubarizwa mu gisata cy'iyobokamana, iyo twicaye mu mwuka tubona ubusambanyi. Niho uraboneraga akanwa k'abatambyi uburyo kameze. Bamwe nyine barabifeka cyane ko hari n'amabwiriza nyine wenda akandabera cyangwa se anagoye, wenda turive no mu gukanda abantu bakabigira ibintu biri, ariko birakomeye mu isi y'umwuka. Hari ikindi kintu nyibukije, twaciye mu bihe bikomeye by'ububyutse bwinshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko haboneka amadini y'ibigugu. Yari afite ijambo, intero yaravugaga ngo bwa budini bw'ubudumbidumbi, ubucaci. ubwo niba udasengera muri ADPR cyangwa Ekleziya, waba gusengera mu gacaca. Sibyo, asengera mu macaca, mu madini y'ubudumbidumbi. Ubu uyu munsi ni nk'irihe somo nkawe nk'umuhanuzi ukwiye gutanga ku badukurikiye, ko tumaze kubona ko ibintu byose bireshya? Jewe isomo natanga cyangwa isomo nakuyemo, nuko ntawe ukwiye kwirata aho ageze. Yego, kuko aho ugeze kubera Imana, nuri hasi yahagera. Ariko iyo ni nayo principe y'ubuzima bwanjye. Ntumbwiye ati mu kiganiro sinari ntashye, ubonye ko mitangaruka. Ntuzi ko hari abandi ushaka guhamagara akavuga ati niba atari 10 urambaza iki? Yego, niba atari 5 urambaza iki? Ariko je nicaye hano mu murimo w'Imana. Yego, Imana yampemba none cyangwa yampemba ejo, cyangwa yaranampembye, ndimo ndishyura imihigo nagize gute, nahize ko nzayikorera. Icyo rero navuga nsoza icyambere, mfata n'icya kabiri uvuga uti nirihe somo. Icyambere wavuze uti kwiyubaka, cyangwa se bananiwe gusenga ngo Imana ibubake, bo bagashaka kubaka ibyo abandi bo batiyubatse. Ubundi nta mpumyi irandati ndi mpumyi. Niba hari ibyakunaniye ugisha inama babishoboye, ariko iyo wihagazeho ngo jewe ngo niko nagombaga kubikora, ngo ariko mwebwe ngo ndabagira inama ngo kuko ngo je byarananiye, ngo ariko mwebwe, oya, wivuga ubusa. Kubera ko niba hari ibintu udashoboye, genda ugisha inama ababishoboye. Nkunda kwicarana n'abasaza bakuze nk'ababaza, ariko se ubundi bimeze biti, ibi ko mbona bigoye, hari ikintu kiri kungora, hari ikintu kingora gutya. Mwebwe yo byabagora, mwebwe byagena musaza agasega kagategosha kuri akanyabwenge sha, ati umwana nkaho ubenya kugisha inama, akangira inama yuko nitwara muri cya kibazo. Reka mvuge ko abantu batemera guhugurwa, cyane cyane abahanuzi, niyo ndwara tugira. Umuntu yakubwiye ngo hano wagenda gutyo bitoba. Hanyuma rero nsoza ngira inama abakozi b'Imana cyangwa se n'abandi muri rusange, si byiza kurata intege nke zawe, ahubwo ni byiza kurata imbaraga z'ibyo washoboye kugira ngo abandi bigireho. Hanyuma nza ku kibazo cya kabiri, uvuze uti ese nirihe somo. Ubu tuvugana hari igihe nyine abanyamadini njya mbababarira kuko bafite umwuka mubi. Uyu mwuka uzahana ukomoka, ngira ibintu byinshi wihangane. Wicaranye n'inzi y'ibitabi nini cyane. Ngo abanyamadini bafite umwuka w'ubugambanyi. Uwo mwuka wakomotse mu gihe cyo kugambanira Yesu, bamennye amaraso atariho urubanza, hanyuma batoteza utagatotejwe, umeze nk'intama ijyanwa kubagwa. Uwo ni umuvumo rero abanyamadini bakiriye. Iyo wimitswe ntumenye kwitandukanya nawo, uyu muvumo urakwataka ugahinduka umugambanyi w'abandi. Nuruhererekane karande, kuko uzasanga idini rinini rirambisha ritangira. Yego, nkuko iryari riri icyo gihe ry'abafarisayo n'abasadukayo ryagambaniye Yesu bakamubamba. Numwuka rero w'uruhererekane. Ariko nanone nkashima Imana ko iyo bibaye ntabwo rya dini rinini nabyo akaga rihamagaye ntabwo risigara. Nubwo waba wariyubatse ka 10, yego,
urahungabana. kandi ubu twamaze kubibona noneho Nowe ni ibintu bigaragara kuko niba uvuze ngo kuko ntabwo nekereza ko reka nkubwize ukuri ntabwo nekereza ko leta yicaye ngo ivuge ngo ntidushaka icyumba cy'amasengesho, ntabwo mbitekereza mu nyurabwenge yanjye sinari impari n'inama iba ariko simpamya ko leta yicaye ngo ivuge ngo twanze ibyumba, simpamya ko leta yicaye ngo ivuge ngo twanze imisozi, simbihamya, ahubwo mpagararanye n'umwuka undimo. Ndumva harabayeho ibintu by'abanyamadini bareba akavuga ati imbaraga zadushiranye, nta kintu dusigaje cyo kubwira abakristo, kandi hari kuvuka uduhungu dufite ivuta, turi guhanura ikintu none ejo kikanyeganyeza isi yose. Ni rero nitutabashyirishamo aya makora turayakuramo, barajya bavuga tumere nk'intuza, baragenda rero bakora izo niko nige mbitekereza, kuko impamvu ngewe nigeze kugira icyumba cy'amasengesho cyari umuriro kabisa, hano bita mu Gakoki, ubwo abantu banzi barabyibutse. Ni icyumba twararaga dusenga bugacya turi kuvuga, nta muntu wasinziriye. Nari ifite abanyamasengesho, umwe namushyiraga mu nguni, undi nkamushyira mu nguni, undi nkamushyira mu nguni, nanjye nkahagararamo hagati, tugasenga paka mu gitondo. Saa 3 tukahita twongera tukakira abantu mu kubasengera, umuriro wabaga uri kugira gutya. Icyo gihe idini rimwe ryarangambaniye, yabaye turi muhungu rero ntago turi kumushira amakenga. Erega aho mbona imodoka iraje, ni ukuri bavuga batari ko nkawe bitebya, nje ndisobanura jewe ndi umukristo, ibintu bindimo sinzi uko byaje, nahoze ndi umudive, abayobozi barigendera. None se ubwo wagira ngo abayobozi bari bizanye? Ntabwo bari bizanye, ni idini ryaho nabarizwaga. Ni ukuvuga ngo ibintu ntabwo ari bishyashya, nimba numvise neza, ni bya kera, ni bya bindi n'ubundi nta wundi wari kugambanira Yesu uretse Yuda, kandi nanone Yuda yaraziranye na Yesu cyane. Yego nyine azi n'amacenga. None se ubu iyo wumva umuyobozi avuga ati twasanze hari abantu batameze neza nyine mu buryo bwo gukorana n'igihugu, ahubwo bo ntibumva politike neza. Yego, none utekereza ko abasirikare babaje bakicara muri ziriya ntebe za gishumba bakaba aribwo bajya kubireba? Cyangwa ni abatipe baba bakorana n'abandi, umwe akagenda akavuga ati nyamara uriya muntu rero mumunyuzeho murebe mukeka. Kuko urabona nagiye mbibona kenshi, ugasanga umuntu bamushyizeho icyaha, yagera hariya yakisobanura, abayobozi bati ngaho akaba umwe kurengana kokora, ati ngaho komeza. Abo hari abashumba byabayeho. So tugarutse rero isomo riri hano nuko nta mukuru nta muto mu bwami bw'Imana. Yego, abera bose Imana yabahamagaye mu ngeri zitandukanye, ibaha impano zitandukanye, ariko ni ingingo zuzuzanya muri Kristo Yesu. Mu gihe batari kuzuzanya ntibari muri Kristo Yesu, mu gihe batari kuzuzanya ntibari muri Kristo Yesu, kuko harimo umwe uri mu gisata cya Satani. Tugana ku musozo, tugiye kubahanurirwa n'abasengerwa, tubaha inama, ubundi tutambutse nimero ya telefone, dusenge dusoze. Abahanurirwa n'abasengerwa, abari kudukurikira ku izi social media zamaze kwivanga mu buryo bukomeye, imyitwarire ibiyihe tubigenze gute? Twebwe tutari abanyamwuka ngo turamenya kubirobanura, ese dukora iki? Impano yo kurobanura imyuka buriya ni impano ikomeye cyane. Ntago bose bayihabwa, kuko ni impano ihabwa abakozi b'Imana cyangwa se abantu bari mu kindi cyiciro cyo kubana n'Imana mu buryo budasanzwe, kuko impano ziragaburirwa. Ni ukuvuga ngo kuri social media ubuhanuzi ni bugenzuzwa ijambo ry'Imana. Abantu bahanurirwa ndabashishikariza kujya basoma ijambo ry'Imana, bakamenya icyo Yesu avuga ku buhanuzi n'uburyo Yesu yitwaraga. Umuntu wese utitwara nk'uko Kristo yitwaraga, cyangwa ngo agerageze kwitwara nk'uko Kristo yitwaraga, ni ikibazo gikomeye n'uwo kwitonderwa. Icya kabiri, imbuto wenda nk'umuntu uri muri Australia ntiyamenya imbuto zanjye kuko nitwirirwana muri Canada, ariko nanone umuntu hano niba uwa mbere avuze ati uyu muntu mwitondere, undi nawe akaza ati uyu muntu mwitondere, uwo muntu nawe akaza ati nyamara njyewe nkora ibi nibi, akabyivugira, hanyuma wowe ugakomeza guhatiriza ngo Imana iramuzi, ngo Imana ngo ibiki n'ibiki. Hari n'uwo nabonye mbona atagira ibyo aziririza, akubwira ati
shaka rimwe, shaka gatanu, shaka gatandatu, shaka karindwi, shaka umunani, nta kirazira imubamo. Umuntu w'umurokore utagira kirazira ntabwo ari umukristo. Yego. Yesu yagiraga indangagaciro z'abana b'Imana. N'impamvu intumwa ziswe abakristo byatangiye bavuga ko ari abakristo kubera iki? Character. Yego. Imyifato yabo, imyanzuro bari bafite muri rubanda, n'uburyo bitwaraga. Buri wese yarabarebaga akavuga ngo aba bantu bahoranye na Kristo, na aba Kristo. Hari umuntu rero ibintu byose aramira, ibintu byose aramira. Ntabwo rero bene uwo muntu akwiriye kukublessinga kuko nawe ibimurimo ni ibirohwa. Yego. Yego. Hanyuma rero yego. Nsoza ni ukuvuga ngo abantu ku kintu kijyanye n'ubuhanuzi nyamukuru, buri muntu wese mbere yuko yakira umuhanuzi ngo basengane cyangwa umukozi w'Imana ngo basengane, nawe ubwe nabanze yisengere. Kuko hari abantu bajya bamamagara kambwira ati ngewe ntunze nimero yawe umwaka nkwitegereza, mbanza gusenga kandi twasengana bikagenda neza kubera ko yabanje kwisengera, nawe ubwe aravuga ati ariko Mana mpuza n'umuntu w'umugisha. Muri make basenge bahishurirwe nabo, ibahishurire nabo bajye bayoborwa n'umwuka w'Imana kugira ngo birinde abajura na zambwa zagiye zisesera inzitiro. Muhanuzi w'Imana, reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero ya telefone umuntu yakwifuza gusengana nawe, kuvugana nawe. Ni byiza yuko unyemerera ugatambutsa nimero yawe ya telefone akaba yakubona ku buryo bworoshye, noneho uhite udusabira umugisha nkuko n'ubundi twatangiye. Urakoze cyane. Nimero ni 0788 02 89 885 0788 02 89 885. Reka dusenge. Fada mu izina rya Yesu ndagushimiye ubanye nanjye muri iki kiganiro, natangiye nsenga ngo ubane nanjye, nakumvise wavuganye n'imitima y'abera. Intama zawe zizi ijwi ryawe, iyo uzihamagaye ziritaba, nawe iyo uzihamagaye zirakwitaba. Ndakwinginze buri wese wumvise ijwi ryawe nirimubera impamba n'urwego azuririra hagana mu bwami bwawe. Nzi ko umutsima wampaye nkumanyaguriye abera bose ku isi yose, kubizera imbaraga zawe ko zikora. Ndagushimiye ko banye nanjye kandi iki kiganiro gihabwa umugisha, kizarebwe n'abantu benshi kugira ngo hagire ibyo abantu basobanukirwa. Urakoze ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom. Urakoze cyane we wari kumwe natwe. Ni mutarakora subscribe, kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro nk'ibi ngibi, kandi uhamagara umukozi w'Imana agufashe gusenga. Nubwo biruko afite impano zo gusengera abarwayi, afite impano z'ubuhanuzi, afite impano z'ubujyanama, aragufasha byose. Evode ntago ari nk'ababandi. Imana y'amahoro rero ibagirire neza cyane. Turabakunda. Shalom.